reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza ukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru bya Impuguke Info. Nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel, ninjiye mu makuru agezweho muri aya masaha kuri Impuguke Info. Ni inkuru by'umwihariko tugiye kugaruka mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Rukomo, hari kuvugwa inkuru y'abagabo babiri mu masaha make ashize bagiye mu kirombe gicukurwa mu mucanga, akaba ari mu mudugudu wa Gahundo mu kagari ka Kinyami mu murenge wa Rukomo. Kugeza amagingo y'amakuru tumaze kwakira hano kuri Impuguke Info, umwe amaze kwitaba Imana aguye mu kirombe ndetse abaturage bamaze kumukuramo, ariko bari kutubwira ko inzego z'ubuyobozi zitari zagera kugira ngo zibafashe. Ese bigenze bite? Nibyo tugiye kugaruka mu gihe burambuye nyuma yo gutumikira abadutumye. Abantu benshi cyane rero bakomezaga kugenda bambwira ngo Jeswe izo bipango ni gute dushobora kuba twabona uburyo bwo kujya kwiga hanze. Reka nze mbabwire uburyo bwiza bwo kujya kwiga hanze, ariko igihugu ngiye kubabwira amagingo aya ngaya ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Nta experience mbifitemo uburyo nakubwiramo ngo visa bayibona barya, babigenza barya, bagira bate, ariko reka nkurangira abantu bagiye kugufasha muri ibi bintu. Hamagara ino nimero ubona ahangaha, uhamagare abitwa The Planet School Services bagufasha. Ubona inkumurabyo ushiduka ugeze mu Bushinwa bahamagare bagufasha wongere skills na knowledge. Isaro Maize Flour, iyi ni akawunga nimero ya mbere abayiteguriye ku mafunguro bayikurira ingofero. Baturage mwifuza gucukubira n'imirire mibi ndetse mugahorana imbaraga mu mubiri, mbayiteyemo kutabura kawunga yitwa Isaro ku mafunguro yanyu. Akarusho kandi nuko ari kawunga yahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda, Rwanda Standard Board. Kawunga y'Isaro murayisanga ku maduka atandukanye mu gihugu. Abifuza kurangura namwe nimudusange ku ruganda rwacu ruherereye mu Kisaro mu karere ka Rulindo, cyangwa muduhamagare kuri 0788 65 14 68 tuyikugereza aho wifuza. Isaro Maize Flour, umwimerere w'ibigori by'iwacu. Ikaze hano kuri Impuguke Info mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Rukomo mu kagari ka Kinyami mu mudugudu wa Gahundo. Abagabo babiri mu rukerera rwo kuri wa gatatu tariki ya 30 Nyakanga 2025 bitwikiriye igicuku cy'igitondo bajya gucukura umucanga mu byo butemewe. Amakuru avuga ko bano bagabo babiri, umwe yari asanzwe gukora akazi k'izama, yari atashye avuye mu kazi nk'uko bisanzwe, gusa uyu mugabo yaje kureba mugenzi we bajya gucukura umucanga mu kirombe mu byo butemewe n'amategeko, hanyuma abagwamo. Amakuru avuga ko umwe yahise avamo arirukanka, kuri ubu yatorotse ntaraboneka, mu gihe undi yahise yitaba Imana. Muri aya masaha amaze kuvugana n'abaturage bari hariya muri kiriya gice cya Kinyami, ntangiye mbabaza uko byagenze, batangira bambwira uko byagenze. Katubumve banatabariza uyu umaze kwitaba Imana, kuvuga ko bamutwikije igitambaro kugira ngo barebe ko inzego zibishinzwe, yaba inzego z'umutekano ndetse n'ubuyobozi bagera aho ngaho. Reka tubumve ngaruka nkubwira ese ubuyobozi bw'umurenge burabivugaho iki, dore ko nabwo maze kubuvugisha. Yaravuye ku irondo kare rwose nka saa 12 nibwo yari atangiye gucukura, kuko umuntu bazi bari kumwe yagiye yatorotse yagiye, ariko namuhamagara arabimbwira. Ubwo noneho bavuye ku irondo ari babiri, baraza baracukura. Rero bacukuraga ikirombe nyine ahantu kirimo umucanga, ariko bigaragara ko iminsi yashize bari baragifunze. Ubwo rero kuri iri zuba none nabonye nyine bongeye gucukura ko n'imodoka zagenda ziza kupakiramo umucanga, kubera ko hari harehare nyine bari barahacukuye, none umucanga usigaye hejuru bari bateye urwego. Ubwo rero uwacukuraga hejuru nyine we yariho kiramuridukana kiramukubita, undi yari ari hirya, ubwo wa wundi cyaridukanye kiba kimugoye hejuru. Rero ubwo rero ndahingutse nayo ndi kugenda, mpamagara abantu niko ndeba umuntu hano bimeze bite urimo kugaragara hejuru.
ubwo rero abantu ndabahamagara baraza bazana amasuka turamutaburura ariko twamutaburuye yapfuye. hanyuma uwo bari kumwe se we nawe yacukuraga umucanga n'ibyo mu byo butemewe bafatanyaga, ese we yari umunyerondo nawe yakoraga irondo? Nyine urabona amarondo mu cyaro ni abaturage bayakora, ubwo wundi we na telefone yanikuyeho yanagiye nyine, ariko bose bari bavanye ku irondo. Ubwo rero bigaragara ko bari bazindutse nk'abantu barayirona ngo bacukure umucanga, wenda bari bafite gahunda yo gupakiza imodoka, ntabwo mbizi, ariko imicanga n'ubu yari iharunze ari myinshi cyane. Ngayo makuru nari mfite nayo rero, ubwo niba mwabasha kuza kuyitohoza neza mukagera kuri tere, ndabona polisi itari yahagera, nta ubuyobozi buhari n'ubw'umudugudu n'akagari. Itifu nawe sinzi hano yagiye, yari arinde kubona moto yiparitse aho ngaho. Ubu tuvugana rero dutegereje ko inzego zo hejuru ziza zikamutwara bakajya. Hanyuma muri aya masaha umuntu ashobora kwibaza uwo nguwo waguyemo akaba yitabye Imana ari hehe? Ese kuvuze ko nta buyobozi bwari bwahagera, ubwo abantu aho ngaho situwasiyo zimeze zite? Nyine umwuka uhari, nyine twebwe twamutaburuye, hanyuma dushaka igitenge hafi turamworosa, duhamagara ubuyobozi bw'akagari. Gitifu akagari niwe wari uhageze, ariko abandi ntabwo bari bahagera, hari abandi baturage bahahagaze. ubwo ngo dutegereze nyine inzego zo hejuru zikore icyo zigomba gukora. wenda nk'abaturage muri aho ngaho ibi bibasigiriye somo kuba umuntu yari avuye mu kazi akajya mu bucukuzi nk'ubwo bwo gucukura umucanga mu buryo butemewe? Nyine ubwo nk'ubuyobozi, nyine abaturage nyine ubundi bagomba kumenya ko ibikorwa bagomba gukora bagomba kubikora byemewe n'amategeko, kandi ikindi kigeretseho abaturage bakora ibintu nk'ibyo ngibyo nta ruhushya nta n'ubwirinzi bafite. ubwo nyine n'ubundi sensibilisation ihari ni uko bagomba kumenya ko iki kirombe bagomba kugifunga, noneho n'ugiye gucukura akabanza akabisabira uruhushya. Nta ruhushya rero bari bafite rero. Nuko bimeze rwose. uwo wapfuye yari umugabo, yari afite umugore n'abana? Tubwire wenda niba ari amakuru ufite. Yego rwose, bamwitaga Sabimana, yarabyaye abana, yarabyaye 3. hanyuma ni muwe mudugudu mu kahe kagari? Mu mudugudu wa Gahondo, mu kagari ka Kinyami, mu murenge wa Rukomo, mu karere ka Gicumbi. umwe mu baturage bahageze muri amasaha ya saa 5 ndetse bakaba bari gutanga ubutabazi kugira ngo uyu muturage witabye Imana wari ufitiye abana 3 abashe kuba yajyanwa kwa muganga, dore ko n'ubundi yamaze gupfa. hagati aho ngaho maze kujyana ikiganiro n'umuyobozi w'umurenge wa Rukomo, ntangiye mubaza uko amakuru bayamenye. atangiye ambwira ko amakuru bayamenye ndetse ubu ngubu bafashe umuhanda bari kwerekeza aho ibi byago bibereye. gusa Gitifu atubwiye ko nta makuru arenze yahita atangaza ku cyaba kishe inyuma y'uru rupfu, gusa ambwiye ko aza kuntangariza amakuru yimbitse mu kanya gato cyane. hanyuma rero natwe inkuru turi kuyikurikirana, ubwo tunamenye se byagenze bite. ubwo amakuru mashya tuza kumenya kuri iyi nkuru turabagezaho mu makuru yacu ari imbere. atangwa mukomeze kwa natwe migano n'amakuru bya mugukempa. reka twumve umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukomo ku murongo wa telefone, ubwo amaze kuvugana nawe muri aya masaha. kwa Gahundo mu kagari ka Kinyami hari abagabo bitwikiriye ijoro hanyuma bakajya mu kirombe gucukuramo umucanga mu buryo butemewe, aho kugeza amagingo aya ngaya harimo umaze kwitaba Imana akaba akiri mu mwobo. sinzi niba ayo makuru mwamenye kugira ngo ugire icyo mwavuga nk'ubuyobozi bw'umurenge. murakoze mu buyobozi bw'umurenge ngira ngo turacyakusanya neza amakuru, mu kanya twaza kuyabaha ameze neza kuko ntago turagira amakuru yemejwe n'inzego zibishinzwe. yego.
gusa wenda executive wenda mbere ko tukurekura abo bagabo ubundi bagiye gucukura ahantu hari umucanga ubusanzwe umucanga wari usanzwe wacukurwa mu buryo bwemewe nk'uko bisanzwe nk'uko amategeko abiteganya iyo abantu bacukura umucanga mu buryo butemewe barahanwa ni ibisanzwe kandi muri rukomo tujya tugira ibinombe byemewe tukagira n'ibitemewe ubwo ibyo ngibyo rero byose rero turaza kubikusanya turebe icyo kinombe ubundi cyari cyemewe bimeze bite cyane ko ibi ngibi bibaye mu kanya gato gashize ntabwo haciyemo igihe kinini turaza kubaha amakuru arambuye mu kanya nta kibazo muhumure ndabashimiye executive urakoze cyane abantu benshi cyane rero bakomezaga kugenda bambwira ngo Jesco Izo Bipango ni gute dushobora kuba twabona uburyo bwo kujya kwiga hanze. Reka nze mbabwire uburyo bwiza bwo kujya kwiga hanze, ariko igihugu ngiye kubabwira amagingo aya ngaya ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Nta experience mbifitemo uburyo nakubwiramo ngo visa bayibona batya babigenza batya bagira bate, ariko reka nkurangira abantu bagiye kugufasha muri ibi bintu. Hamagara ino nimero ubona ahangaha, uhamagare abitwa The Planet School Services bagufasha. Ubona inkumurabyo ushiduka ugeze mu Bushinwa bahamagare bagufasha wongere skills na knowledge. Isaro Maize Flour, iyi ni akawunga nimero ya mbere abayiteguriye ku mafunguro bayikurira ingofero. Baturage mwifuza gucukubira n'imirire mibi ndetse mugahorana imbaraga mu mubiri, mbayiteyemo kutabura kawunga yitwa Isaro ku mafunguro yanyu. Akarusho kandi nuko ari kawunga yahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda, Rwanda Standard Board. Kawunga y'Isaro murayisanga ku maduka atandukanye mu gihugu. Abifuza kurangura namwe nimudusange ku ruganda rwacu ruherereye mu Kisaro mu karere ka Rulindo, cyangwa muduhamagare kuri 0788 65 14 68 tuyikugerezaho wifuza. Isaro Maize Flour, umwimerere w'ibigori by'iwacu.